harimo imyenda yanjye oya ntari wowe nyizera je ndagufasha rwose kuri telefone gura amayinite ari tuzo tumuhamagare uhita umugera ntimusize yicaye hano ndagarutse ntawe mabonye ubu si bine biki kwe ambwira ko ashaka kuza Kigali mu gitondo cya kare Kigali ngashaka kuza ndamuhakanira ariko ubwo niho yewe ashobora kuba ariho yagiye nimba aragutwaye n'amafaranga yarajyanye ubwo ni uko nyine gusa ndaza kuza kuguhamagara igihe nimba namubonye cyangwa se ntabimubonye yego mwana urakoze cyane turaza kuvugana bagira gutya Kigali basigaye basubizanya bagize gutya se bisekaye noneho ni ibiki byore mukecuru nzakubwira ninguhamagara uko gahunda zagenze sibyo bye mwana wanjye na wa murima nakubwiraga nyine wo guhingamo ibishyimbo turaza kubivugana kuri telefone Yes, ni David man. None se ngiye nagira ngo mbwire ko mbonye umutipe umeze nka murumuna wawe. Wampe tumubonye ku muhanda. Yicaye hano ku muhanda tu. Urabona Wani ndebera nimba ari we mwana ndebera. Uko mvuye no mu cyaro arambwira ngo ntawe uhari yarabuze. Sawa. Reka ndebe niba gihari noneho wenda ndaguha amakuru. Sawa uze kumbwira kabisa. Sawa. Sirabikubwiye ko nk'ubu ibintu nkoreye ni ibiki ndebera nawe reba ubusazi so wanguye mu rugo ngo tugiye ngo Kigali reba no mu rugo oya reba no mu rugo ntabwo birucanga rubone ko byaducanga ubuse turarara he hakubaye zebaho ngaho se uzi ko wajya ngo rumenyere kuza Kigali aha ngaha uranyirukankanye umvanye mu cyari wacu unzanye Kigali so turarara he shabyihore mwana ibyo bintu mungiye murambibabwira igihe cyo habakazi twajya tukora n'ijana ubugujyo wongeye ndavuga ibintu byo kujyama uri mu bintu byo kwangura arara ndasubira wenyine nimba ufite ikibazo cyaho cy'ukuntu tuzagenda tuzurira ibya imodoka by'amakara ibivanye ibiryo mu ntara ibyo ngibyo tuzabiparamira ntituzagera i Kigali ndanisubirira ariko ubugujyo bufite n'uko ndabona mwana nawe Masanze ahise hava kabisa reka dukomeze dushakishe wenda buri umuntu aramenya aho yerekeje okay Mama G. Meze bite se? Wowe wicaye aha ngaha se
ukurikiye urabona ko utagiye no kukwiriraho. mani nari nje kureba bro wanjye hano i Kigali none nyine ngize ikibazo namubuze neza nabuze ahantu aba nyine navuye i Kigali namuvugishije uzi ngo wenda ndagenda mete mugwaho nyine mugeraho none byancanze kabisa namubuze. Ubu uvuye ibyaro uje i Kigali tu mani ndaje kabisa ariko sinzi byancanze. urarara hese ubura simbizi byanyobeye rimba ndi byancanze kabisa ariko nagufasha. gute se Ahantu haba n'abarara benshi cyane banakwiye. So ufite nimero, uzi nimero ze? Reka genda ugura amayinite hariya uzana akaboro mbe nk'umufashije batanakakwaka barara. Wowe ugura amayinite hariya uze tumuhamagara. ariko harimo imyenda yanjye. Oya ntaribi wowe nyizera je ndagufasha rwose. Kuri telefone Gura amayinite hariya uze tumuhamagare uhite umugeraho. nari musize hano kuko ndamenya kandi ibintu nihaye ndabona ntagiye kubishobora rwose. Nari musize yicaye hano ndagarutse ntawe mabonye ubu si ibintu ibiki kwera.